Nongeye kugusuza no kuguha ikaze mukunzi wacu ukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi kundi uko bukeye uko bwije. Nge nitwa Theo ni Bendera TV, reka nizere ko tuzagenda tubana namwe mukabana natwe mu buryo bugiye butandukanye. Bana natwe rero waramaze kudusubscribinga mu ngeri zose zishoboka, haba kuba waramaze gukanda kuri iryo jambo ry'umutuku umunsi aho ngaho, ndetse ugakanda no ku like, share, ukaduha n'igitekerezo cyawe. Ibyo ni bimwe mu byatuma uzajya ukomeza kubana natwe uko byamera kose. Nge nitwa Theo nk'uko musanzwe mubimenyereye, ni Bendera TV, umuyoboro w'amakuru ubagezaho mwemeza kandi yizewe uko byamera kose. Ni mu bihe bigiye bitandukanye abaturarwanda bakomeje kugenda batangaza amakuru avuga neza ko abakora amakampani y'Abashinwa benshi bahohoterwa, ndetse bagakomeza bavuga neza ko no kubirenza ibyo ngibyo bahembwa amafaranga y'intica n'ikize, ndetse ari nako bavunika kurenza amafaranga baba bahembwa. Ibi kandi nabyo byabaye mu nkuru no mu mafoto byatangiye gukwirakwira kuri iki gicamunsi, aho hagaragaye Umushinwa akubita Umunyarwanda ndetse amuziza ngo kuba yafashe ku mucanga, ariko ibi byose bikaba byakozwe ahagarariwe n'Umunyarwanda. Kuri ubu ngubu urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga neza ko rwamaze guta muri yombi bamwe muri aba ngaba, turaza kugenda tunababwira. Ngo haye ikaze muri ano makuru ngiye ugiye kukugezaho. Nitwa Theophile Byukusenge. Ubusanzwe aya makampani y'Abashinwa akunze kumenyerwa mu bikorwa remezo harimo iby'ubwubatsi, imihanda ndetse n'amazu muri rusange asa n'akomeye cyane, ko benshi bavuga ko ahantu hatangirwa akazi, ndetse Abanyarwanda cyangwa se urubyiruko nyamwinshi rukahabonera akazi, ariko nyuma bakaza kwivovotera amafaranga make bahembwa, ngo cyane ko abadahuye n'ibyo bakora, cyane ngo n'amasaha bakora ugasanga ari ikirenga, ariko nyamara ngo ibi byose ntibihabwe agaciro. Ibi ni nyuma y'uko kandi hakomeje kugenda hagaragara ndetse n'amakuru atangwa ko Abashinwa bakunze kugenda bahotera urubyiruko rw'Abanyarwanda rukunze kugenda rubafasha mu mirimo, ariko kandi ngo ibi ntibihabwe agaciro nk'uko ababikorerwa bakomeza kugenda babitangaza. Baravuga bati akenshi na kenshi iyo dutanze ripoti cyangwa se iyo tuvuze amakuru ntabwo tubasha kubona igisubizo cy'icyo twatanze, cy'ikibazo twatanze. Ibi nabyo bidutera kwibaza niba ahari twaba dufatwa nk'abakozi nk'abandi bose basanzwe. Ni mu karere kandi muri uyu munsi niwo hatangiye kugenda hakwirakwira amafoto ku mbuga nkoranyambaga, aho hakomeje kugenda hacicikana mu karere ka Rutsiro Umushinwa kugenda ukubita umugabo mu mutwe ndetse anamubabaza by'intangarugero, ahagarariwe n'Umunyarwanda uri kugenda amusobanurira iby'uwo mugabo ari kuvuga. Ni mu karere ka Rutsiro kandi haravuga Umushinwa wakuye abantu mu karere ka Nyamasheke maze akabajyana mu kandi karere, ndetse aho yagiye kubakubita ari nako abakoresha imirimo bavuga neza ko idakwiriye, cyane ko ibi ngibi ngo abikora kugira ngo babashe kuba babona amaramuko. Ni nyuma y'uko kandi uyu Mushinwa ukomeje kugenda amukubita, ndetse bisa naho ari kumuhotera uko byamera kose, ngo ariko ngo yuko yamwibye umucanga, nk'uko kandi amashusho ya BTN TV Rwanda twabashije gukesha iyi nkuru abigaragaza. Uyu Mushinwa kandi yakubitaga umuturage mu mutwe, ndetse yamuhambire ku giti kimeze nk'umusaraba, undi nawe kandi w'Umunyarwanda amuhata ibibazo, ari nako kandi ibyo kumubaza niba uyu mucanga yabutwe cyangwa se aya mabuye amnamusaba kwerekana aho yaba yabitwaye cyangwa se asanzwe abitwara, ariko kandi uyu mugabo agasaba imbabazi, ndetse avuga ko ntabyo yakoze, ariko nyuma akaza kubyemera agasaba imbabazi, ari nako kandi akomeza kugenda kubitwa asaba imbabazi, ati sinzongera. Uyu Mushinwa nawe kandi yari afite ikintu gisa n'umurunga, ariko kandi ari nako akomeza kugenda akimukubita ku mutwe. Ari bidi kandi aya mashusho n'iyi nkuru byabaje abatari bake mu Banyarwanda benshi basaba kurenganurwa k'uyu muturage. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB muri uno munsi kandi rwongeye gutangaza ruvuga neza ko rwataye muri yombi bamwe mu bagaragaye muri kino gikorwa cyo guhohotera uyu muturage. Ni mu bihe bigiye bitandukanye kandi bakomeza kugenda basaba kurenganurwa ndetse bagahabwa ubutabera nk'abandi bakozi bose, ndetse harimo no kuzibwamirwa no guhabwa ibindi bikenerwa byose bikenera umukozi muri rusange, ngo cyane ko baba ari abakozi kandi bimwe bafite na kontara, ariko ngo muri kontara zabo ugasanga ibirimo ntago bihuye neza n'iby'abandi bakozi baba bakenera. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rushinzwe
kugenzura ibyaha bitandukanye rwataye muri yombi kandi abantu babiri bakekwaho gukubita Niyomukiza Azariya ndetse na Nsengimana Gratien aho kandi bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Ruhango muri Rutsiro. Ni mu gihe kandi inzego zibishinzwe ziri kugenda zikomeza gukora iperereza ngo zirebe neza ko uyu mugabo cyangwa se uyu muturage nawe yaba atari muri kino cyaha muri rusange, ngo mu gihe kandi ngo byasanga uyu muturage arengana, ariko kandi ngo nubwo yaba arengana si ngombwa gukoresha guhana imbaraga z'umurengera kugira ngo uwakoze icyaha akunde acyemere. Ibi kandi nabyo byakunze kugenda bigaruka n'abayobozi bagiye batandukanye mu guhana bakunze kugenda bakoresha imbaraga z'umurengera, ariko kandi Minisiteri y'Ubutegetsi ikagenda ivuga neza ko ibi bitemewe ndetse kandi ko n'uwagaragaye abikora agomba guhanwa. Ni mu minsi hashize nibwo mwumvise inkuru yakwirakwiye mu karere ka Nyagatare ndetse inkuru yamaze kuba kimomo bya benshi mu bastari, benshi mu bakinnyi ba filime bari kugenda bayikoresha imvugo ngo Safari Nyubaha, umwe kandi mu badaso nawe wagaragaye ahohotera umuturage wari usanzwe ari kuragira, ariko bikaza kuvugwa neza ko abaturage nubwo umuturage nubwo yabakoze ikosa ariko abayobozi bagaragaje imbaraga z'umurengera aho baje no gukurirwamo guhita birukanwa ku kazi kabo. Reka tubashimire mwebwe twabanye, reka nizire ko tuzajya dukomeza kubana umunsi ku munsi uko bukeye uko bwije. Nge nitwa Theophile, Imana ibahere kandi bafashe muri byinshi. Reka nizire ko ubuzima bwanyu buzakomeza kugenda bumeze neza ibihe byinshi bitandukanye. Turabakunda cyane. ni Bendera TV.